Hello guys, muraho neza bakunzi ba filime My Daughter. Twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza kandi twizera ko aho mudukurikiye muherereye hose mumeze neza, ibintu byose ari amahoro, kandi niba ari n'abatameze neza mukomeze mwihangane, ibitagenda neza byose Imana iraza kubigenza neza. Ubuzima bwanyu, ibikorwa byanyu, ibyo byose biraza kongera kugenda neza kubera Imana. Muri filime yacu My Daughter, nyuma y'uko wa mugore ngo ni Isabella abashije kuba yamenya ko atwite inda ya Nkuranga, uyu mugore ngo ni Isabella isi itangiye kumwikaragira ku mutwe, atangiye kuba yakicuza impamvu yari ashaka kwica umugabo we Nkuranga. Nyuma y'uko uyu mugore ngo ni Isabella aturukanye igikapu cyuzuye amafaranga yose y'umugabo we Nkuranga akayatorokana, azi ko Nkuranga we yamaze gupfa byarangiye. Uyu mugore ngo ni Isabella yabashije kuba yamenya amakuru ko umugabo we Nkuranga agihumeka umwuka w'abazima n'uwo yitaga inshuti ye Michel. Abo bose ubuzima bwabo bwatangiye kuba bwagenda neza. Uyu mugore ngo ni Isabella akomeje kurira yo kwarika, asanze ibyo yakoze byose yararuhiye ubusa, none n'imigambi yose yari afite yo gutorokana amafaranga ya Nkuranga yarangiza akajya kuba mu buzima bwiza, ibyo byose byamupfiriye ubusa. Ikihebe cyaragiye kiramufata hafi no kumuheza umwuka, amafaranga yose kirayamwambura. Ubu tuvugana Isabella ari mu buzima bubi, isi ikomeje kumwikaragira ku mutwe, akomeje kurira yo kwarika, yicuza impamvu yari ashaka kwica umugabo we Nkuranga. Naho wa mugore ngo ni Michel, nyuma yo kuva mu bitaro, ibyo akomeje gukora bitandukanye n'ibyo abantu bari bamwitezeho. Uyu mugore ngo ni Isabella ngo ni Michel, nyuma y'uko avuye mu bitaro afite umushiha mwinshi cyane, aho atangiye gushotorana, aho atangiye kwiyenza ku ari we wese, aho uyu mugore ngo ni Michel yagerageje gushotora Vumiriya akamukubita urushi, hanyuma Hante yabona urushyi. Michel yari amaze gukubita Vumiriya, Hante kubyihanganira byabashije kuba byamunanira, aza guhita yataka uyu mugore ngo ni Michel, nawe atangira kuba yamunyuza menshi. Guys, uyu mugore ngo ni Michel nyuma y'uko avuye mu bitaro ari kugaragaza imyitwarire mibi, ari kugaragaza umushiha umwe uteye ubwoba, aho akomeje kugenda avuga ko abantu bose bakwiye kuba basohoka muri iriya nzu akayisigaramo na Nkuranga, abandi bose bakareba iyo bajya. Guys, ibi ngibi ni ibintu bitashimishije Hanta, n'uburyo Hanta yamutabaye. Hanta atangiye kuba yatekereza byinshi cyane, atangiye kuba yakicuza impamvu yatabaye uyu mugore ngo ni Michel, aho ibi ngibi byatumye Hanta afata imyanzuro yihuse. Gusa si Hanta wenyine, Nkuranga nawe akimara kumenya iyi myitwarire Michel akomeje kugaragaza nyuma y'uko avuye mu bitaro, Nkuranga abashije kuba yafata icyemezo cy'uburyo agiye kwimukana uyu mugore ngo ni Isabella ngo ni Michel, akareba iyo amujyana, kubera ko Hanta kubyihanganira byamunaniye. Uyu mugore ngo ni Michel yarakomeje kugenda ashotora Vumiriya, yarakomeje kugenda ashotora mama wa Hanta ndetse na Jeanne adasigaye. Ese guys, ku rundi ruhande tugiye mu bya Vumiriya byo, kuri Vumiriya yabeshe umugabo we Hanta ko we na nyirabukwe bari kumvikana, bafitanye urukundo, kandi mu by'ukuri nyirabukwe wa Vumiriya adakunda Vumiriya. Ibyo ngibyo Hanta bikaza kurangira abyizeye, none no kuri uyu munsi Hanta akaba yabashije kuba yabaza mama we uburyo abanye na Vumiriya, na mama wa Hanta akabasha kuba yabwira Hanta ko ibye na Vumiriya bimeze neza, Vumiriya ari umukazana mwiza, kandi muri abo bose yaba Vumiriya yaba nyirabukwe, abo bose nta n'umwe uri kuvugisha ukuri mu gihe ari kuba abwira Hanta. Murabona ibintu bya Vumiriya biraza kuba birangira bite? Abantu mwarebye episode y'uyu munsi mwaje kuba mwiyumvira amagambo ya mama wa Hanta avuga ko azarinda ajya mu gitaka
atari yakunda Vumiliya. Ese Vumiliya ni iyihe nama wamugira ko izindi nama zose bamugiriye yagerageje kuzubahiriza, kugerageza kwicisha bugufi imbere ya nyirabukwe, akagerageza gukora ibishoboka byose, ariko ibyo byose nyirabukwe akaba yaranze kuva ku izima, akaba akomeje kuvuga ko azaruhira kujya mu gitaka atarakunda Vumiliya. Amaherezo ya Vumiliya murabona azaba yahe? Ikibabaje muri ibyo ngibyo, Vumiliya akomeje kwanga kuvugisha ukuri, akomeje kugenda abesha umugabo we Hunter ko we na nyirabukwe nta kibazo kirimo, babanye neza, ariko ku mutima Vumiliya umutima wenda guturika. Ese Vumiliya wamugira inama yo kubivuga byose akabibwira umugabo we Hunter by'uburyo abanye na nyirabukwe? Guys, ahangaha nawe nk'umukunzi wa filime My Daughter, nk'umuntu ukunda Vumiliya na Hunter, nawe gerageza ube wagira igitekerezo waha Vumiliya ukurikije ibintu byose uri kubona bikomeje kugenda bimubaho. Mbere yuko twinjira muri izi dosiye z'ibintu bigiye kuba byaba kuri Isabella ndetse n'ingamba uyu mugore ngo ni Michelle yamaze kuba afatirwa nyuma yuko akomeje kugenda agaragaza imyitwarire itari myiza, ndagira ngo manze ngusabe ukore subscribe nimba aribwo bwa mbere wagera kuri YouTube channel ibagezaho utuntu tw'ubwenge umunsi ku wundi, amakuru yose y'ingenzi, episode za filime My Daughter, behind the scenes za filime My Daughter, ibyo byose kugira ngo ujye ubasha kuba wabibona mu ba mbere, ujye ubasha kuba wabibonera ku gihe. Reba munsi y'iyi video gato uraza kubona ahantu handitse subscribe, ukandeho, fungura akazogera kuri all notification kugira ngo amakuru yose ujye uyabonera ku gihe. Nk'abakunzi ba filime My Daughter, abantu mwese mwamaze gukora subscribe ahangaha kuri Big Bless TV, turabashimiye cyane. Imana ikomeze ibahe imigisha mu byo mukora byose, mukomeze mutere imbere kubw'urukundo rwanyu mukomeje kugenda mutugaragariza umunsi ku wundi. So guys, mwese muri kureba iyi video, abantu bari kumva ntacyo bitwaye, murebe munsi y'video kuri ako gakumwe k'ikiganza karebye hejuru, mukande like, ni ugukozaho urutoki rimwe ibintu bikaba byarangiye. Ikindi mutari buze kuba mwibagirwa ni ukuduha ibitekerezo byanyu hasi muri komenti, waba nta n'ibintu bigiye bitandukanye uri gutekereza ukaba washira udutima twinshi hasi muri komenti, udusitika tw'imitima, ubundi ibintu byose bikagenda neza, usharinga kuri bagenzi bawe bakunda filime My Daughter. Naho ubundi uyu mugore ngo ni Isabella, ibyo yakoze bikomeje kumukurikirana nyuma yuko atorotse agatoroka n'ibitaro. Uyu mugore ngo ni Isabella yabashije kuba yagera ku mukecuru bita Tereza. Uyu mukecuru akomeje kugenda akamura Isabella ibyo yakoze byose, atangiye kuba yabyicuza, atangiye kuba yarira ayo kwarika, kubera ko ibaze Isabella muzi bari kumuhingisha amanywa na nijoro, Isabella muzi bari kumushyira kuri puresha, bari kumutoteza. Isabella n'ubundi ahantu aherereye nta mahoro afite nk'uko muri kugenda mubibona. Ariko nyuma y'uko uyu mugore ngo ni Isabella yabashije kuba yamenya ko atwite inda ya Nkuranga, yatangiye kuba yakicuza bikomeye impamvu yari ashaka kwica umugabo we Nkuranga kandi amutwitiye. Guys, Isabella akomeje kureba inzira azabinyuzamo kugira ngo abe yakongera guhura n'umugabo we Nkuranga, ibintu bikamucanga. Kuko si ibyo gusa, Isabella ntago bimworoheye, na polisi ziri kubasha kuba zamuhiga. Ese mukurikije agahinda Isabella afite n'uburyo ari kwicuza ibyo yakoze, mukagerekaho n'uburyo inzego z'umutekano ziri kumushakisha, ziri kumukurikirana kugira ngo abe yaryozwa ibyo yakoze, murumva uyu mugore ngo ni Isabella akwiye kuba yababarirwa, nangwa inzego z'umutekano zikomeze kugenda zimukurikirana aryozwa ibyo yakoze. Ese uyu mugore ngo ni Michelle we, imyitwarire akomeje kugaragaza
ko akomeje kugira umushiha, akomeje kugenda ashotorana, ashoza intambara. Murabona uyu mugore ngo ni Misheli, ari iyihe nama mukwiriye kuba mwamugira mukurikije uburyo akiri mu bitaro, akiri muri koma, uburyo mwatekerezaga ko Misheli azabana na Nkuranga igihe bose bazaba baravuye mu bitaro? Ni iyihe nama wagira uyu mugore? Ngo ni Misheli. Guys, Misheli akomeje kurengerera, akomeje kugenda yitwara nabi, aho akomeje kugenda atanga itegeko ry'uko abandi bose bagomba gusohoka mu nzu, akayisigaranamo na Nkuranga wenyine, kandi inzu atari iyabo. Mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro twise My Daughter Tuganire Show. Turabakunda cyane. Avitara Vista, Imana ikomeze ibarinde.